twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani yaduhamagaye kugira ngo atugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 11 cy'umweru bisanzwe, tariki 20 Kamena 2024. Ngaka ka Nyagasani aduhaye kugira ngo duhure nawe. Isomo rya mu gitabo cya mwene Siraki, umutwe wa 48 umurongo wa mbere kugeza kwa 14. Muri iyo minsi hadutse umuhanuzi Eliya, aza ameze nk'umuriro, ijambo riri ritwika nk'ifumbi igurumana. Yabatereje inzara irabashegesha. Kubera ishyaka rye umubare wabo uragabanuka. Kubw'ijambo ry'Uhoraho yabujije imvura kugwa, kandi amanura umuriro wo mu kirere inshuro 3 zose. Mbega Eliya ngo ibitangaza byawe biraguhesha ikuzo. Ninde wakwiyemera ko ameze nkawe? We wazuye umuntu wapfuye ukamukura ikuzimu kubw'ijambo ry'umusumba byose. We wagushije abami mu kangaratete n'abikuza ukabimura mu buryamo bwabo. Wowe wumviye kuri sena y'imiburo y'Uhoraho, kuri Horebu ukahumvira imigambi ye yo guhana. Wowe wasize amavuta abami ngo bamuhorere, n'abahanuzi kugira ngo bagusimbure. Wowe wajyanywe mu gicu cy'umuriro ukagenda mu igare ritwawe n'amafarasi agurumana. Wowe wavuzwe mu miburo yerekeye ibihe bizaza kugira ngo ucubye uburakari bw'Uhoraho butaragurumana, no kugira ngo ababyeyi biyunge n'abana babo, bityo amazu ya Yakobo agasubirana. Hahirwa bazakubona kimwe n'abasinziriye mu rukundo, kuko natwe twese tuzabaho nta shiti. Eliya amaze kuzimirira mu gicu cy'umuriro, Elisha ahise asenderezwa umwuka we. Igihe cyose yabayeho nta mutware n'umwe wamuhungabanyije, nta n'umuntu wigeze amusimbura. Nta kintu na kimwe cyamunaniraga, ndetse amaze no gupfa umurambo we wakomeje guhanura. Mu buzima bwe yakoze ibitangaza, na nyuma y'urupfu rwe ibikorwa bye biba akataraboneka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 97. Ntungane nimwishimire Uhoraho. Uhoraho ni umwami, isi nihimbarwe. Abaturiye inkombe nibasago n'ibyishimo. Igicucu cy'urwiji kiramukikije, ubutabera n'ubutarenganya n'ikibanza cy'intebe ye. Ikibatsi cy'umuriro kimugenda imbere, maze kigatwika abanzi be impande zose. Imirabyo ye iboneshereza isi, ubutaka burabirabukwa maze bugahinda umushyitsi. Imisozi irashonga nk'ibishashara mu maso y'Uhoraho umutegetsi w'isi yose. Ijuru riramamaza ubutabera bwe, maze imiryango yose ikarangamira ikuzo rye. Abayoboke ibigirwamana bose nibakorwe n'isoni, abiratana bose biba bipfabusa. Bigirwamana mwese nimupfukame imbere ye. Mwese mwebwe abakunda Uhoraho nimwange ikibi, kuko amenya ubuzima bw'abayoboke be. Ntungane nimwishimire Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 6 umurongo wa 7 kugeza ku 15. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati: igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ari yatuma bumvwa neza. Ntimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere yuko mukimusaba. Mwebweho rero mujye musenga mugira muti: Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura duhe none, utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize ikibi. Koko nimubabarira abantu amakosa yabo, so mu ijuru nawe azababarira yanyu. Naho nimutababarira abantu, na so ntazababarira amakosa yanyu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri Buri Munsi. Ukomeze kugubwa neza, Nyagasani akugirire neza. Iyo wumvise ijambo ry'Imana, ujye ukora ku buryo ridatambuka rityo, ahubwo risige ritambagiye iwawe, riguhindura uko Nyagasani ashaka. Turi imbere ya Nyagasani, turifuza ko Nyagasani natwe aduhinduza ijambo rye, ijambo ry'ukuri, ijambo ritanga ubuzima, maze tubeho tubeshejweho na Nyagasani. Muri aka kanya Kizungu cyacu duteguriye amasomo aryoshye cyane, ngo tujye kuzirikana ku ngingo nanjye kuvuga tutarara tutazirikanyeho, tutakwirwa tutazirikanyeho. Iyo ngingo yitwa isengesho. Ubuzima bwa roho, ubuzima bujyana n'isengesho.
igisobanuro cy'isengesho. Iyo dusenga dukora iki? Iyo dusenga tuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we, ariko ibyo bigakorerwa mu kwemera. Amen. Ngiri itandukanyizo riri hagati n'ikiganiro twagirana n'abantu nuko byo bijyana no kwemera. Isengesho rijyana no kwemera. Iyo udafite ukwemera ntabwo ushobora gusenga, kuko Imana ntabwo tuyibona, ntabwo tuyibonesha amaso, ntabwo dushobora kuyikoraho nk'uko nagukoraho nanjye ukankoraho. Oya, ahubwo Imana tuyibonesha iki? Umutima, ukwemera, amaso y'ukwemera. Ikindi gisobanuro kigufi cy'isengesho, gusenga ni ugufunga amaso aya ngaya y'umubiri kugira ngo we kugenda ureba gusa ibintu bigaragarira amaso, ibintu bya hano ku isi, iraha ry'isi n'ibindi byose umubiri ushaka kudushoramo, ugafunga nyine ayo maso y'umubiri, ugafungura amaso y'umutima. Gufunga amaso ngafungura umutima. Nari ngiye kuvuga no gufunga n'umunwa ngafungura umutima, byose birashoboka. Icy'ingenzi ni uko nyine aho ngaho mu mutima bari gushyikirana n'Imana. Ejo nibwo twazirikanye cyane cyane ko byose bimenywa n'Imana, cyane cyane mu mutima, ry'abanga guhura n'Imana mu ibanga ngasenga. Ubuzima bwa roho ni ubuzima bugoye ariko bushoboka. Gusenga birashoboka. Turaza kubona ko ikiranga isengesho ni uguhinduka. Ni nabyo umuhanga yavugaga ati, muvandimwe, niba isengesho ryawe ritaguhindura, wowe hindura uburyo ukora mu isengesho. Niba isengesho ryawe ritaguhindura, hindura uburyo ukora mu isengesho. Mu isomo rya mbere dufite urugero rw'isengesho ryahinduye bityo agakora neza. Ni umuhanuzi Eliya bari kurata ibigwi bye, uburyo yakoze ibitangaza bikomeye. Kubera iki? Kuko yashoboye guhura n'Imana. Iyo uhuye n'Imana, Imana iragutunganya. Kumvise ibikorwa by'indahangarwa Eliya yakoze, kugeza n'igihe agiye mu ijuru. N'undi wasigaye mu kigo cye Elisha nagakomeza agenza neza. Kubera iki? Yahuye n'Imana. Mubyeyi, ntabwo ushobora gukora igitangaza ngo kigende neza atari uko wabwirijwe na Nyagasani, atari uko wahuye na Nyagasani. Ibikorwa byose wakora, niba koko mutavuganye na Nyagasani, ntacyo bishobora kukugezaho. Ni ngombwa rero gukora ibikorwa by'urukundo, ariko ukabikorana urukundo. Ubwo buryo ubikoramo, ubwo butungane, ngiryo isengesho. Isengesho intego yaryo ni uguhura n'Imana mbere na mbere, kuko yahuye n'Imana biroroshye no guhura n'abavandimwe. Na Zaburi uyu munsi iratwigisha ko iyo uhuye n'Imana, Imana iragutunganya. Bati, ntungane nimwishimire Uhoraho. Amen. Iyi Zaburi aho yasoreje birajya batugira inama bati, mwebwe abakunda Uhoraho nimwange ikibi, kuko Uhoraho amenya ubuzima bw'abayoboke be. Amen. Iyo nafashe umugambi ngahura n'Imana, nta kindi mva nafashe imigambi yo gucika ku ngeso mbi, imigambi yo gucika ku bintu byose bintanya n'Imana, kuko isengesho rinyongerera ukwemera, nkabasha guhamya ibirindiro mu Mana. Isengesho nk'ubuzima bwa roho, nko guhura n'Imana, ya Mana itagaragara ariko ikora ibigaragara ndetse n'ibitagaragara, igakora iboneka n'ibitaboneka. Ngubwo ubuzima bwa roho. Ubuzima bwa roho bukozwe ku buryo duhura n'Imana ariko dukoresheje ukwemera. Ivanjiri uyu munsi iradusaba gusenga neza. Gusenga neza dushakira ubutungane mu isengesho. Ubutungane bw'isengesho ntabwo ari uko navuze amasengesho menshi, ntabwo ari uko nitabira igitambo cya misa, nkumva ijambo ry'Imana buri munsi, ngasenga bikomeye cyane, nkavugisha pure, yewe amasengesho menshi cyane. Ntabwo ari aho ubutungane bushingiye, ahubwo ubutungane bushingiye ku buryo uvugamo amasengesho. Rya tegeko ryo mu mibare rinenga rigira riti, riche en extension mais pauvre en compréhension. Gushobora kuba ukize cyane, ufite ibintu byinshi cyane, imibare myinshi cyane, ariko niba nta kalite irimo, niba nta bwiza burimo, aho ngaho uri gukora ubusa. Byakumara iki niba n'amasengesho yawe ari uguhuragura, guhushura, ariko utari kubona Imana? Yezu ati, igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana. Amen. Yaba waruzi agaciro k'isengesho, ntiwakongera guhuragura amagambo. Yaba waruzi ko gusenga ari uguhura n'Imana, ntiwakongera guhuragura amagambo. Yaba waruzi ko gusenga ari uguhura n'abavandimwe, ntiwakongera gusukiranya amagambo, guhuragura amagambo nk'utazi Imana. Ese bayoboke b'Imana, mwamuzi ko igihe dusenga duhushura tuba turi gutuka Imana?
guhushura amagambo y'Imana, kuko ibyishimo ntawe ubihushura, n'isengesho nta muntu ugomba kurihushura. Ntuzi nawe ibyo wavuze, ntiwibuke ibyo wavuze. Icyawe wagiye kure y'Imana, icyawe uri kure y'Imana, icyawe watanye. Imana rero ikeneye uyu munsi ko nawe isengesho ryawe ryaba ryiza, rifite karite, rikagira karite, rikagira ubwiza. Ni ugusenga nyine udahushura, ni ugusenga utarangara, ni ugusenga n'umutima mwiza. Yezu yaduha urugero rwiza rw'isengesho rya Dawe uri mu ijuru tuvuga buri munsi, asoza aturarikira imbabazi ziri muri iryo sengesho. Imana iratubabarira, natwe tugomba kubabarira abandi. Le fruit de la prière c'est le pardon. Iyo washoboye gusenga neza, wakira imbabazi z'Imana, nawe umuhuye nabo ukababarira, kuko gusenga burya ni n'uburyo bwo kubabara kugira ngo uzababarire n'abandi. Imbuto z'isengesho birangira wishimye, kuko umuntu wese wakira imbabazi arangira yishimye. Nawe umubyeyi, wongera urebe amasengesho yawe niba ajya ashyika ku Mana, kuko wasanga amasengesho ajya ashyika ku Mana, ujya ukavuga bikarangira uri kwibwira cyangwa uri kubwira bagenzi bawe, ariko utari kubwira Imana. Kudasokeranya amagambo, ntabwo ari gusa kuvuga amagambo menshi, ahubwo no gusenga utagambiriye kuza guhinduka, no gusenga ugakomeza kuba biti bibisi, no gusenga ukajya usenga, ariko n'ubundi ukomeza usubira muri yasayo. Aha ngaho niho gushura amagambo, no gusokeranya amagambo, ni ukuvuga amagambo ariko nta kwemera kurimo. Abantu benshi dukunze gusenga, tugasenga Imana, ariko nta kwemera kurimo. Ako kantu umubyeyi, gusenga no kwemera, ni uko nyine kwa kwemera kuza kukuganisha ku butungane, necessairement ubutungane no guhinduka. Igihe cyose ujya mu isengesho, ishobora kuba ugiye ufite ingeso imwe, ukaza gutaha ufite igihumbi. Kubera iki? Wahushuye nyine, wasukiranya amagambo, wabeshya Imana. Uri gusenga nk'aho uhingira ku rwiri, uri gusenga ibyaha ni byinshi, ntabwo witunganyije. Ubutungane bw'isengesho. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, mu irerero rimwe, mu isominari rimwe, ngo hari kera cyane, très loin. Ngo nuko mu isominari bari bafite gahunda ibagenga y'amasomo ndetse n'isengesho cyane. Ubwo kuri gahunda yabo bagomba kuvugisha pure buri munsi, nuko abapadiri bareraga abo banyeshuri bakabaherekeza mu isengesho. Umunsi umwe ngo padiri père spirituel, umuyobozi wa roho, waza gutekereza ati, ariko ubundi reka ndebe aba seminari niba koko bashobora kwitwara mu isengesho, niriwe mbabwira bagasenga naho bari inyuma, naho bahagaze inyuma. Umva rero ukuntu byaje kugenda. Nuko umunsi wa mbere padiri ntiyabahagarara inyuma, agiye kubona abona barasohotse bamazemo iminota 7 gusa. Padiri abyibazaho, ishapure range mu minota 7, kandi usanzwe ivuga iminota irenga 15. Nuko umunsi wa kabiri nabwo agiye kubona aba seminari abona barasohotse nyuma y'iminota 3 gusa. Padiri akomeza kubyibazaho. Umunsi wakurikiyeho wundi agiye kubona baba seminari basohotse muri chapelle aho basengeraga nyuma y'umunota 1 gusa bari basohotse. Ubwo basohokaga muri chapelle bahitira muri refectoire aho bagomba kurira. Urumva bishoboke ko basengaga ari ku mutima uri hehe, uri ku biryo. Padiri abonye ibyo bintu bibaye mu minsi 3, iminota 7 bigeze kuri 3, none birangiye bageze kuri 1. Padiri atangira kugira ikibazo ati, buriya umunsi wa 4 bishoboke ko batazajyayo kuko nta munota n'umwe bagisigaranye. Nuko padiri agira amakenga, nibwo atangiye kubaza uko byagenze kugira ngo bagende basohoka muri ubwo buryo batarangije isengesho. Padiri wibwira ko batarangije isengesho. Naho ubundi ngo ku munsi wa mbere ngo bahise batoranya, bamaze kubona ko nta murezi ubari inyuma, bahita batoranya abashefu bazi kuvuduka mu masengesho, bazi kwiruka cyane ku buryo bwihuse, akariwe nyine babatera amasengesho. Ndakuramutsa Mariya, ndakuramutsa, bigahita birangira ako kanya mu minota 7. Noneho ku munsi wa kabiri nabwo utajyaga uvuduka, bikarangira bagenzi be nyine bamuvudukanye, ati uradukerereza. Ubwo nawe agatangira akabyiga. Noneho aba seminari bageze ngo mu kiliziya, ngo wari ushinzwe kuvuduka bikomeye cyane, umushefu ukomeye cyane, ngo yatera ndakuramutsa Mariya, abandi bakikiriza bati niyo ndakuramutsa Mariya niyo. Birangira ya minota 3
barangije ngo yashapure ngo ndakuramutsa Mariya ngo niyi niyo. Uwa gatatu ngo nawe noneho we ntabwo yateye niyo, ahubwo yasabye bagenzi bati muzamura amashapure hejuru, Bikira Mariya ubwo yatubonye ahasigaye bahita bisohokera, wa muntu turarangira. Padiri yibaza ibyo bintu aho bizarangirira. Seminari abana bameze batyo, basenga batyo, bagenda basenga uko basenga bamanuka bahushura isengesho kugeza igihe batazabona n'umwanya no kongera kwinjira mu kiliziya, bizagenda bite? Aba bana bazamera bate? Nuko guhera uwo munsi padiri afata icyemezo, aravuga ati aha, aba bana ntago barakura, nsanze batarakura, n'ubundi nzajya mbahora inyuma, ngumane nabo, nsengane nabo, kuko mbonye batarakura. Guhera uwo munsi nyine noneho babona padiri bari inyuma, bagatora noneho abaza kuvuga ishapure, abaza guterera abandi bagenda buhoro, bagenda bazirikana kubera Imana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngicyo bita education. Education biva ku nshinga y'Ikilatini ivuga ngo ducere, ni ukuyobora. Dux ducis, umushefu nyine nuyobora abandi. Rero burya umwana uramuyobora uri kumwe nawe, nta kureka umwana. Iki kubwira umuntu utarakura nyine nuko iyo umuretse yikorera ibyarwana akajya kure agahushura, naho umuntu mukuru we nyine aba yatangiye kuyobora, akayoboka inzira nziza nyine, umushefu, umuyobozi. Ngiyo pedagogi, kugendana n'abana, kurera umwana bigusaba kujyana nawe kuko atabaye agakura nyine. Bayobozi ngabo abasominari bacu kera kabaye bazavamo abapadiri, niyo bigezeho uhushura ishapure nk'uko nguko. Ubwo iminsi kuzagenda yicuma ntibizarangira utakinjira mu kiliziya, utakize n'umuryango wa kiliziya, kandi watojwe ry'Imana, watojwe misa, watojwe amasengesho, watojwe ishapure, ariko ntiwigeze ubigira ibyawe, ntiwigeze ubyakira. Ngibyo isengesho nuko nabigeraho ukijyana. Tunyarukiye gato muri iri rerero y'isominari, twayigeraho ibintu byinshi, ariko reka mvugemo bitatu. Icya mbere nuko isengesho baryita mu Gifaransa le nécessaire, icyangombwa witwaza, waba urwaye, waba ushavuye, waba uri muzima. Isengesho ni ngombwa rya buri munsi, kuko ujye wibuka ko nyine ujya kurya ibiryo by'umubiri wabanje gufata n'ibya roho, kubanza gusenga mbere yuko urya, mbere y'igikorwa cyose ukabanza gusenga. Isengesho ni ngombwa rero, ni ngombwa kuritoza abana, kuko abana dufite iki gihe hari bamwe baba bumva bibagoye, bibavunnye, kuko nyine isengesho wamuganira iravunana, ariko se niba ikintu kivunana ni ngombwa ko tukijugunya kandi ari ingenzi. Isengesho ni ngombwa, isengesho ni ingenzi, kandi gusenga ni bya buri munsi, ni bya buri kanya. Niyo mpamvu tutagura gusenga, kuko uramutse udasenze ntiwabaho, waba warapfuye. Kuko gusenga nyine duhura n'Imana, ni ngombwa rero gusenga buri gihe kugira ngo duhure n'Imana. Ni ngombwa no kubitoza abana bacu igihe cyose batangiye kuregeza no kumva bifuza ibintu byihuta. Mubyeyi uzajya uba hafi abo bana bashaka guhushura, bashaka kwihutisha ibintu, maze ubayobora inzira nziza, ubahe discipline, ubahe umurongo mwiza. Erega umubyeyi niwe umenya nyine igikwiriye umwana. Igihe uzamenya ko umwana wawe yatangiye gukura, cyagiye nyine amaze gukomezwa, amaze kugira ukwemera, uzasanga noneho ari kugushishikaza gusenga, uzasanga ari kwijyana mu isengesho utabimubwirije. Naho ubundi mubyeyi n'uguhata, dore ko n'ubundi isengesho ryitwa mu Gifaransa exercice spirituel, imyitozo ya roho. Rero kwitoza n'uguhata n'ubundi nyine, n'uguhatiriza. Burya ntago dusenga gusa igihe tubishaka, igihe turi kumva tubikeneye cyane. Oya, isengesho n'igihe utabikeneye ugomba no gusenga. N'igihe wumva utari muri mudu, n'igihe wumva utabishaka, umva ujye usenga, ibisigaye Nyagasani abyimenyere. Icya kabiri twazirikana nuko abantu benshi dukunze gukora isengesho nk'umuhango aho kurikora nk'igihango. Yaba isengesho ryanjye ryabaga igihango, ngomba kugirana n'Imana, ngahura n'Imana, ngasabana n'Imana, nakamerewe neza, nakakira impuhwe z'Imana, imbabazi z'Imana. Ariko yejo uzasanga amasengesho yacu ari umuhango. Ati byanditse kuri gahunda ya seminari, byanditse kuri gahunda y'urugo, byanditse kuri gahunda ya community, byanditse kuri gahunda tugomba gusenga, tukavuga rode, tukavuga vepre, amasengesho tugasenga, biranditse, reka mbikore. Ugasanga byabaye umuhango, routine, ariko nta gihango ufitanye n'Imana. Burya ko kantu urakumvise kujyana igihango n'Imana. Na niyo mpamvu ujye umenya gutandukanya ibintu bibiri,
kuvuga amasengesho ndetse no kujya gute no gusenga burya biratandukanye. Kuvuga amasengesho ni bya bintu nyine biri kuri gahunda, kuri orere. Umva, ndamutse nsibye gusenga bandeba nabe bacu, ndamutse nsibye gusenga nabandi gutanga urugero rubi, ukajya gusenga kubera ko byari biri ku murongo, ariko we umutima udahari. Ngaha amasengesho ndajya kuvuga rode, ndajya kuvuga misa, ndajya kuvuga, ugasanga c'est récité vraiment. Kuvuga gusa, kuvugisha pure, oya. Nanone se tugomba gushaka inyito nziza, no gusenga. Ngiye kwiyambaza Imana, ngiye gusenga, ngiye guhura n'Imana. Icyo nicyo bita gusenga nyine, ukumva ko nawe ugiyeyo atari umuntu biguhatiye, atari uko biri kuri gahunda, ahubwo uko niko abantu bagomba kumera, uko niko abantu bagomba kubaho basenga. Uko iyo udasenga nyine urasenyuka. Mubyeyi, urumva ko isengesho ari igihango atari umuhango. Hari umubyeyi umwe wigeze acunga umutekano ari no gutera abandi shapure, nuko yatangira ati ndakuramutsa Mariya wujine muhorana n'Imana, ndakuramutsa Mariya, ndakuramutsa Mariya. Uzi ko agera kuri ndakuramutsa Mariya 10 atakiri kuvuga ndakuramutsa Mariya, ahubwo ari kuvuga ati ndakuramutsa Mariya, ndakuramutsa Mariya. Kubera iki? Attention ntigihari nyine, ubwenge bwagiye, ntabwo akiraho ngaho kuko ari kuvuga amasengesho. Bizatangira uri kwambaza Bikira Mariya, uri kumusingiza, bikaza kurangira aho uri kumutuka. Byatangira ari ndakuramutsa Mariya, birangira ari ntakuramutsa Mariya. Kubera iki? Uri kubikora by'umuhango kugira ngo wuzuze dosiye ko wasenze, ariko bikurangira utuka Imana. Babyeyi, akenshi ari ubwo dutuka Imana, kandi koko Imana ni nziza, none natwe turi kujya kuyituka kandi byaba. Icyanyuma nasorezaho ni isengesho ry'umutima bita adoration, gushengerera. Burya bavuga ko gushengerera ari indorerwamo, kujya kwireba imbere ya Yesu, ukireba ukomeze, ukireba niba utari muri babandi bavuga amasengesho, ukireba koko niba ujya usenga rya sengesho rya bucece. Mubyeyi, abantu benshi bavuga kujya mu misa, tugiye mu misa, tugiye kumva misa, tugiye kumva ijambo ry'Imana, bagashyiraho gahunda nyinshi z'amasengesho, ariko mwajya mushyira na gahunda yo gushengerera, mukaganira na Yesu. Yesu agakubwira icyo yifuza ko wakora, uburyo yifuza ko wasenga bukwiye, uburyo yifuza ko utahushura, gushurisha pure mubyeyi Bikira Mariya, kuvuduka. Mbega kaga karaha adoration, guhura n'Imana, gusenga, gushengerera, guca bugufi. Imana ikambwira, kuko akenshi tubwira Imana nyine atereka ntambuke babone ko najye gusenga kugira ngo njye kwirira, ariko nta gihe Imana yitubwira. Rero isengesho riruta yandi yose ni ukureka Imana ikambwira, kureka Yesu akanyongorera, kureka Yesu akambwira. Ntandi rero uzabibona usibye mu gushengerera. Ngiye gusoreza ku kantu umuhanga yaravuze ati ikizakubwira ko usenga nuko nawe uzaba wiyumva. Buryo ushobora kuvuga amagambo menshi ariko nawe utigeze wiyumva. Ujye ukora ko kitozo ko kumva nawe ibyo uri kuvuga. Ngo umwitozo wo gushengerera ni no kwiyumva, ukumva icyo Yesu ari gukubwira, bityo akaba ari cyo ukurikiza. Wafata iminota 5 ku munsi, wafata 10, wafata 20, ushengerere, wihate gusenga, kuko burya c'est un forgeant qu'on devient forgeron. Ngo umenya gucura, unabyihatira, ubyigana, ubikora. Nanone uzamenya gusenga ubikora, ukora iyo myitozo. Turabizi twese gusenga biravunana, biragoye, ariko birashoboka. Gusenga buri munsi, gushengerera buri munsi, guhura na Yesu buri munsi, Yesu akagutunganya buri munsi. Mubyeyi, ugira iminota ingahe yo gusenga ku munsi? Icyo kibazo uze gukibaza. Wasanga uri mu bavuga amasengesho gusa buri munsi. Uvuga amasengesho ryari buri munsi cyangwa usenga ryari buri munsi? Yibaze, nanjye nibaze. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.